Gusenga navuga yuko ari ukuganira n'Imana ariko mu buryo Mwuka Wera aguhamo, cyane ko yego. abenshi batazi gusenga, ariko Mm, niyo wasenga ibintu nyine wumva nyine bidafite, ntabwo ari amasengesho dusenga ariko agera ku Mana. yego. Mwuka Wera akuramo ibizima ibikenewe akaba aribyo amurikira Imana. Igihe cyose Satani afite tekinike akoresha, aba azi ikintu nyine ugiramo intege nkeya, niho agufatira Cyangwa kumva ari kukubwira ngo ngego. bya bindi byose wari uzi, bimwe wibaza Yego, wari uzi ko udashobora kubona utari wakizwa, yego. kuko wowe wanze gukizwa. Ah, Uramutse uteye intambwe ugakizwa, bya bindi byose Imana itangira kubirema. haleluya, 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 haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Uwera wa Isiraheli, witwa ndiho. Ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka kibe nk'uko Yesu Kristo nizeye. Amen. Pastor, Amen. ese nashimye. Ahimbazwe. Kangiye kugirirwa umugisha wo kwakira. Amen. Ubwo ndagira ngo tuganirize, ndabizi hari byinshi Uwiteka yaragushyizemo watuganiriza, ariko uyu munsi ndagira ngo tuganire amwe mu magambo y'Imana Imana baragushyizemo. Nk'ubu urabona hari abantu baba ari bashyashya mu gakiza, akaba nyine aribwo akibigeramo. Icyo gihe abakibaza ngo ese nakitwara gute kugira ngo ntunganire Imana, yibaza ngo ese nkwiriye gusenga gute, yibaza ngo ese gusenga barabyiga, hari ibibazo byinshi abakibaza. Ese wenda reka aho ngaho ariho ntinda cyane, kuko nshaka ngo dufashe abantu nyine batari bakuru cyane muri kano gakiza, ariko nyine tujye mu mujyi wo kuba twahugurana. Yego. Ese nk'umuntu ugikizwa cyangwa se ukeneye gukizwa, ikintu cy'ingenzi aba akwiriye kumenya aba ari iki? Aba akwiriye ibintu by'ingenzi aba akwiriye kwitaho, kureka ibyo ugomba kureka cyangwa ibyo ugomba kwitaho. Hari ibyo urumva akwiriye kumenya ngo ese ni ibiki nkwiriye kureka mbere na mbere, akamenya ngo ese nkwiriye kugenda nte. Ikintu cya mbere kigushoboza kugera ku gakiza, yego, inshuti wabanaga nazo utari wakizwa, yego, nizo za mbere uhita ureka, yego, kuko ntabwo aba ari nziza, yego, ziba zikigushora mu bigare nyine mu ngezi zitari nziza. yego, Iyo ni intambwe ya mbere ikugeza ku gakiza, ni uguhindura inshuti. yego. Intambwe ya kabiri, bimwe wakoraga nubwo uwo munsi utahita ubireka, yego, utangira kugenda ubigabanya. Isi intambwe ya kabiri. yego, Intambwe ya gatatu, yego, ugomba gusenga cyane, usaba Imana imbaraga. Ibyo bintu bikugeza ku gakiza wifuza. Example mpamvu mbikubwiye, nanjye nuko natangiye urugendo. yego, Nari umusinzi, ndi umujura, ndi umunywatabi, ariko Yesu angirira icyizere. ese ndibaza nk'ubwo urumva izo ni intambwe eshatu, kubanza akareka inshuti mbi yagiraga, gusenga ndetse no kureka zimwe mu ngeso mbi yagiraga mbi yari afite. ese kamite ngera ku ya gatatu yo gusenga. Gusenga urumva ntiyari abizi, ntiyari azi ngo bigenda gute, yamenya ate uburyo akwiriye gusenga akagira neza nawe agashyiraho neza? Uburyo akwiriye gusenga, Umwuka Wera arabikwereka, araguhishurira, kandi aba agomba no kugira abantu mu gakiza, si byo se, bamwigisha gusenga. yego, Gusenga navuga yuko ari ukuganira n'Imana ariko mu buryo Mwuka Wera aguhamo, cyane ko abenshi batazi gusenga, ariko niyo wasenga ibintu nyine wumva nyine bidafite, ntabwo ari amasengesho dusenga ariko agera ku Mana. Mwuka Wera akuramo ibizima ibikenewe akaba aribyo amurikira Imana, hanyuma Imana igasubiza ibyo byifuzo, kuko ibintu byose wasenze ntabwo ariko bigera imbere y'Imana. Ni nk'uko mbese ibintu bishobora kujya mu ruganda bakabitunganya akavamo ikintu kizima, ariko byagiye mubona bidafite ishusho. Ntabwo ari ibintu byose. Urumva gusenga uba ugomba kubana n'abandi n'ubundi b'abakristo bagutanze kugera mu gakiza, bakakwigisha no gusenga, ariko na Mwuka Wera kandi
akajya guhishurira. wari ukomoje ku kantu nagira ngo nari buze kukageraho ariko ubwo ugakomojeho kankavuga. Wari ukomoje kuri mwuka wera. Ese mwuka wera buri muntu wese aramugira? Iyi buri muntu wese aramugira. Yego. Buri muntu wese aramugira, kimwe nk'uko abantu bose bashobora kuba batuyemo Yesu atuye muri bo ariko bo badatuye muri Yesu, ariko akagenda agenda abongorera abereka icyo gukora. Example, umuntu wese dufite ubwenge bwo kwihitiramo ikibi n'icyiza. Umuntu rero iyo akoze ikibi byanze bikunze amenya ko akoze ikibi nyine, akavuga ati ndahemutse. Rero burya ryajwe umva ari kubwira ngo urahemutse, uwo ni mwuka wera. Iyo rero uri umuntu wumvira Imana, wumvira ijwi ry'Imana, usaba imbabazi uwo wahemukiye, hanyuma ugahinduka uhindukiye rwose, ukavuga ati naraguhemukiye rwose, mbabarira sinzongera. Urumva? Ubwo ni ubutwari. Ukuvuga ngo bishobora ko umuntu yagira mwuka wera nubwo yaba adakijijwe. Cyane cyane rwose, kuko abami ni babiri, ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani. Abakora iby'Imana idashaka ubwo birumvikana nyine uruhande barimo, abakora iby'Imana ishaka nawe uhita ubyumva uruhande barimo, kuko nawe uzi nyine iyo ukoze ikibi, kumenya iyo ukoze ikibi wakurikiza ukamenya gukora icyiza. Example, wenda uhuye n'umuntu ushonje, urumva, ukamugaburira, umutima urakubwira nti aho ukoze neza, iryo ni ijwi ry'Imana, uba ubizi ko ukoze neza. Rero uramutse ugambaniye umuntu ukamwirukanisha ku kazi cyangwa ukamuteranya na mugenzi we, uba ubizi ko umuhemukiye nyine, ukanabyigamba ati ndamukoze nti azongere. Nabyo uba ubizi. Noneho ndagira ngo umbwirire nk'umuntu ushaka gukizwa ariko byaramunaniye. Abantu bose buriya bashaka gukizwa bose, babasinzi ubona, abandi b'abasambanyi, bose bashaka gukizwa, ariko babuze imbaraga zibakura mu bwo bubata. Icya mbere ni ukwemerera Yesu. Intambwe ya mbere utera, ugomba kujya ahantu bavuga Imana, aho batavuga Imana ukagenda uhahunga muri cya kigare nyine. Intambwe ya kabiri, ukareka ingeso mbi wari urimo, ugenda uzireka gake gake, ntabwo ubyuka mu gitondo ngo uhite uzireka. Intambwe ya gatatu, ubundi ugasenga, ugahabwa izindi mbaraga. Ubwo ibyo byose wabikoze agakiza k'Imana karaza. N'Imana iravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Wowe ukabikora uhozaho, ntucike intege, birangira Imana igushyingiriza agakiza, ukabona ibyiza byo mu gihugu kandi ukagubwa neza, amahoro mu mutima akaboneka. Ntabwo yabikoze uwo muntu ibindi byose nguma numva ntarebinga, ariko ngo ikintu cyitwa ubusambanyi cyarananiye kukireka. Uwo ni umwuka w'ubusambanyi, niyo ni ingeso, ni ububata bw'ubusambanyi. Igihe cyose Satani afite tekinike akoresha, abazi ikintu nyine ugiramo intege nkeya, niho agufatira. Cyangwa kumva arakubwira ngo njyewe mu bindi byose ngo nta kibazo rwose, ngo ntawe nariko agacupa nisomeraho kamwe, agacupa ni ukuri ngo ukareka byaranze. Aho rero niho intege zawe nkeya, niho ugomba gusenga cyane ushyizemo imbaraga. Akumva kanze wowe, aho niho ugomba gushyira imbaraga kurusha ibindi byose. Ubwo gusenga cyane byaca iyo migozi imukuru cyane rwose, uhabwa imbaraga. Wenda habaye hari udukurikiye nawe bimeze uko nguko, aka kantu agatahane, amenye ko imbaraga zo gusenga zishobora guca iyo migozi. Imbaraga zo gusenga ni umuyoboro wonyine uduhuza n'Imana, nta wundi muyoboro ubaho. Niho uganirira n'Imana nyine, gusenga ni uganira n'Imana, ugatanga icyifuzo cyawe ku Mana Data, umwuka wera akakigeza ku Mana, ari icyifuzo gifite imbaraga. Niko kuri. Rero nshaka urumva mu mirongo migari y'iyi platform ya Dere ry'Imana TV harimo no gutuma abantu basanga Yesu, bakegera Yesu cyane. Niyo mpamvu nifuje ko twaganira ku muntu nyine ufite umutima wo kuba yakizwa, noneho ariko nshaka noneho kugira ngo aho noneho duse nk'abaharenga, tugere no ku muntu udashaka gukizwa, wumva se ibintu byabo byo gukizwa ni ibiki. Mubwire wenda
bimwe mu bintu by'ingenzi byiza byo gukizwa. Mu by'ukuri agakiza kabamo imigisha myinshi cyane, nyinshi cyane, ariko nk'imwe y'ingenzi nk'umuntu ukabayemo igihe kirekire, wenda tuzagira umwanya uduha ubuhamya bw'ukuntu wakijijwe nabyo. Biri mu bintu nkumbuje abantu badukurikiye. Tuzagira umwanya duha ubwo buhamya, ariko nk'umuntu umaze igihe mu gakiza, uha umuntu ese nyine umuhe inyungu zo mu gakiza k'Imana. Hari abantu nyine bavuga ngo njye ntabwo nzakizwa, nyine abavuga ati se bya bintu ni ibiki, ese bimaze iki, yego, akamaro kabyo ni akahe. hari topic ndari mfite yitwa ngo hari ubundi buzima buhishwe muri Kristo Yesu, cyangwa hari ubundi buzima buhishwe muri Kristo Yesu. Kimwe mu buzima buhishwe muri Kristo Yesu ni uko ibintu watekerezaga yuko utatunga, utabona, iyo uje mu gakiza, bya bindi wari uzi ko utashobora kubona, ibyo bintu urabibona. Ubu mbese nshyiraho vi n'ijuru ribibone yuko ijuru ribitanga. Bya bindi byose wari uzi, bimwe wibaza wari uzi ko udashobora kubona utari wakizwa, kuko wowe wanze gukizwa. Uramutse uteye intambwe ugakizwa, bya bindi byose Imana itangira kubirema. Ya mahoro yo mu mutima, kwa kwangwa n'abantu, ya modoka wavuze ngo si iwacu nta muntu ugura imodoka, Imana irabitanga, ni nyir'ubutunzi wa byose, kuko biri mwese byose biri mu kiganza cy'Imana. Iyo ikwishimiye rero irabikugabira. Bya bindi mbese imigisha yose mu gakiza k'Imana niho ibumbatiriwe. Wenda ibyo ni nka bimwe mu bifatika. Ibyo ni ibifatika. Noneho ibidafatika, njye nari mvuze ibifatika mu buzima rusange, kuko Yesu yarababwiye ati, baramubaje ati mwigisha, ko twasize ibyacu tukagukurikira uzaduhemba iki? Yesu arababwira ati mukiri mu isi nzabakubira inshuro 100 kigeretse kuri ibyo, kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Izi nshuro 100 nkubwiye, ibyo Yesu yavuze ni bikeya, kandi Imana ibyo ivuga aba ari bikeya, ahubwo ikora ibirenga ibyo ivuga. Tukiri aho ngaho, iryo sezerano ntabwo ryahawe bari abigishwa gusa, ni twese abantu Yesu yasezeranyije ibyo ngibyo ntabwo bakiriho, ntabwo bakiriho. Twasigaye mu mwanya wabo, twe turi abigishwa ba Yesu. Ndabashijwe sha. Rero nanjye nageze, ibaza Imana igukubira inshuro 100. Uwari ufite ikiko kimwe agira ibiyiko 100, wari ufite nk'imwe ahita agira nk'ijana, wari ufite imodoka imwe agira imodoka 100. Duhita tuba abakire, duhita tuba abakire. Petero yateye imbere, yari umunyamibare, ateye imbere yumva harimo inyungu nyinshi, ahita bati dukomeze, ntabwo uyu mugabo twamwitesha. Noneho rero igihembo nyamukuru muri Kristo Yesu ni ubugingo buhoraho. Hari amakampani nabonye atanga ibihembo nyamukuru n'imodoka, sindumva igihembo nyamukuru ko cyabaye indege cyangwa ijuru, ariko muri kampani ya Yesu ndafashijwe. Igihembo nyamukuru ni ubugingo buhoraho. Noneho ibyo ngibyo abandi bose batanga ibihembo nyamukuru, Yesu babiduha ni inshuro 100, abigukubira mu nshuro 100. Ikigeretse kuri ibyo n'ubugingo buhoraho. Ndumva twarasoza nkitahira, ngenda afashijwe. Nanjye nuko ngiye ngeze mu byo nfashwa mbere, ubundi ngiye nangira hazoza afashe, bitanuma nahita nanigira gutya nkigaramira nkumva ibintu byose byarabonetse. Nukuri niyo waba ufite ibibazo bingana gute, urumva, ariko igeze mu bintu by'Imana hari izindi mbaraga wakira. Mpamvu nkunda Yesu. Rero ese nshaka ko ubwira, ari umuntu nyine n'ibyo ngibyo arabyumvise pe, aravuga ati wa mugani ndaje nkizwe, ari kumva no ku cyumweru azajya gusenga, ari kumva rwose niba ari icyumba cy'amasengesho, ibyumba bye sinzi niba bigikora, nk'icyumba cyo ku rusengero akavuga ati kiriya cyumba cyo ku rusengero kiba ku wa 4, ndikumva nzajyayo, ariko uwo munsi wagira ntajyayo, agahita yumva ashaka kujya mu kazi, akumva afite umukiriya, akumva hari akaraka bamurangiye. Ese uwo ni umugambi nyine w'abadayimoni, bashaka yuko atagera ku Imana yamuremeye. Uzi ikintu akora se? Bibayeho kenshi, ku cyumweru ahita abona ikiraka, arigomwa. Ni ukuvuga ngo niba ari uko bimeze, uwo ni umutego nyine. Simubwira ko Satani areba ahantu hari intege nke akaba ari harwanira. We rero yabonye yuko akavuga ati njyewe ntakoze sinarya. Warya se ntiwarya?
uzajye gusenga n'uburara uzambwire nzakoherereza 1000 ugura akawunga, ndaguha na nimero yanjye, ariko uwo munsi wagiye gusenga Imana izakuremera n'ibyo utatekerezaga. Uwo ni umutego w'abadayimoni. uyu munsi ndikumva nezerewe cyane. Nanjye Nimero mbaneze. yadusoreza aha ngaha rero. Yego. Yadusoreza aha, dufite igihe kinini cyo kujya tuganira n'abantu. Tuzajya tuganira rwose. Wowe dukurikiye kandi subscribe. Yandika igitekerezo cyawe muri comment niba hari ibyo ushaka ko dukosora, ibyo ushaka ko twongeramo. Gusa ndakubwira ukuri, ibibera aha ngaha byo aho tugera aha ngaha muzi kubona ko ari byiza, ndetse ibiri imbere byo ni byiza kuruta bagira y'abantu ibyiza biri imbere. Rero twemere dukomeza tubane, mudushyigikire mu buryo bwose, musharinge ku nshuti zanyu, mushyire mu magurupe agiye atandukanye, abantu baze bumve Imana, imirimo n'ibitangaza. Topic ntiyibagirwe, ni ukuri mu ijambo ry'Imana n'imirimo n'ibitangaza bikorerwa muri Kristo Yesu. Tuzabigeraho neza cyane. Rero Pastor, Yesu akurinde. Namwe kandi Imana ibampera umugisha w'amajya n'amazi. Murakoze cyane.